gusa ninde njye bisigira amatsiko nyine yohereje gusa nyine naramenya n'izina rye mushimire mbwe ngo wakoze mubwira ikiganiro akiriho niyo mpamvu nagakimukunye kugira ngo abone ko numva biremerera karimo warebye tareba bakagira ngo warebye ni ntoya bakagira ngo nta kintu kiri yego komanda ndabona harimo umuzigo ndabareba nitonze ntabona nabera hano oya nta muntu nakubita umugore yagiye guhuwa kuko yari yamukunze n'uwo mugabo yaje muri urwo rugo ari umugabo wamwemereye uyu muntu agucinya oya umuntu agucinya imaso umugabo cyagukunda ariko ku mugabo biratandukanye nubwo nyine atari byo ngambiriye biri umugabo wagucinya inyuma ntago ameze nk'umugore wagucinya inyuma umugabo we n'irari ariko ntimugafata amakosa n'irari ngo muyere amakosa yacuse gute ubuse ntago twakubitana hariya nk'irari rikaza ukamuhakubita nkigendera nkisubira mu rugo nkajya kwimenyera cyabaye ariko umugore wemeye vuba ati ngiye guhuna agasanga uwo agiyeho ntashoboye umugabo Hello guys, meze mute amakuru yanyu reka nangire mbasuza cyane kandi mbifurize ibihe byiza aho muherereye hose mu mpande zose z'isi nkomeza kubabwira ngo abagiye guhaha iyo hanze y'igihugu cy'u Rwanda muhahe muronke kumuhweza Nyagasani. So uyu munsi rero murabona ahantu ndi n'impano urabona ko nsa nkaho ndi kugenda wowe uri kubona gutyo rwose ntago bibeshye. So rero ngiye kureba Famille Alexander na Shakira murabazi cyane bakunda kugaragara cyane kuri channel yitwa Keza TV show. Murabazi mwaje mubona ukuntu mama wa Shakira yazaga kwitwarira umwana we ngo kuko umugabo we yananiwe kumutunga nyine ubushobozi bwabaye buke ariko Imana ikagenda ibashoboza igakorera mu bantu bakagira icyo babafasha nabo bagakora cyane ubu ngubu bakaba bameze neza barabyaye bafite umwana w'uruhinja bityo rero hari umuntu ubakunda cyane 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 uri muri Oman wifuje kuba yabaha impano ariko aravuga ati yibampere Firdausi igenda uyibampere uyibagezeho nanjye ungaragarize ko yabagezeho koko bayibonye ndebe n'uburyo bayakiriye. So rero navuze ati nta bundi buryo nayibagezaho uwo muntu kugira ngo abibone nuko nakitwaza agakoresho kanje nanjye nkayishyira ahangaha uwantumye akabasha kubibona ndetse n'abandi babifuza nyine kuba banamufasha bakamufasha kuko ni famille nziza ikundana cyane ibishaka gukora cyane kugira ngo igire ibyo yageraho nubwo biba bitoroshye ubuzima bw'i Kigali ni danje. So rero nandi kuvugana nawe yagenda ndangira ko n'ubwa mbere ngiye mpageze nanjye najyaga mbabona ariko ntarababona ariko bitewe n'uwo muntu mbashije kuba nageriwe. So reka tugende rero tubagezeho ubutumwa bwabo n'umuntu wabutanze abone ko bwasohotse. Iyo umuntu burya yakwizeye uba ugomba kugaragaza ko icyo cyizere cye yaguhaye ugikwiye. So rero kankomeze nzamuke ngere ahantu yambwiye ngomba kugera muhamagare yongere andangire kugira ngo mpagere neza. Nkomeza gushimira rwose uyu muntu witanze akavuga ati nubwo mubana gutya mfite gutya ntaremerewe ariko ibirimo ni iby'agaciro kandi babitanganye umutima ukunda. So kamuhamagare nagomba kugera yambwiye ndahageze kamuhamagaye Alexander yamfasha nyine tujyaneyo tubasure n'undi wese wifuza kubasura azabasure. Allo? Allo? Ahantu wari wambwiye ngera nahageze kuri ka kayira gakata urenze hamwe hari urutoki nakageze nta kujye ku
urakubona k'icyatsi kari imbere yanjye. ari akugi k'icyatsi ubona nakubwiye kari imbere. Yego ndi kukabona, reka nze. Reka nze nkurebe wahageze. Nakabonye. Reka gakingurire. Yego murakoze. So rero urumva ko urugero rw'icyatsi byanze bikunze ambwiye ni uru nguru, nanjye nzi kumenya umuntu iyo yandangiye ntabwo nayobye rwose. So rero reka tubasure tubagezeho ubutumwa bwabo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kandi rwose umuntu witanze akabikora Imana imuha umugisha. Se saha harakava aho mange tugere nkaba ndababuye muri aho. Urahari ni amahoro. Mwese iyo musuye umuntu kamera igomba kuba ibari inyuma. Twayishyizeho niba ngombwa turaba dukatinzeho gatoya kugira ngo twicare, ni ukugira ngo hari umuntu wari umpaye ubutumwa nabikubwiye, ni ukugira ngo nyine abone ko urugendo twarukoze kandi dushyitse aho yatubwiye. So rero ni ahangaha famille Alexandre turababonye, wenda kamera ivuyeho gato. Ubwo ni mama Pepe tuzaza kurya ubunyano twita abana. Murakoze rero turahageze. Okay, murabona rero yuko tubonye akanya ko kuganira nabo, twicaye baduha umwanya turicara n'intebe rwose tuzikuye mu nzu, mwabibonye turazisohora. Ubu tugiye kuganira, ndabona murasa neza, na Shakira arasa neza, nze kumbwira izina ubwo ndakomeza nkwite Shakira nawe nkwite Alexandre. Hari ikibazo? Ariko nta nubwo ari nibanga kuhisha izina ry'umwana yitwa Tracy. Inde? Kundwa Tracy. Kundwa Tracy Naira. Ni umuhungu? Ni umukobwa ariko Kundwa Tracy Naira. Naira nyine mpita mbyumva ko ari umukobwa, ariko Tracy sinzi niba ari iry'umuhungu cyangwa ari iry'umukobwa. Ni iry'umukobwa. Mama Kundwa umeze neza ariko? Meze neza ntari ndashimye. Kundwa rirajyanye namwe ubwanyu murakundana. N'umwana mwamwise Kundwa. Ni ibisanzwe. Rero nk'uko nari nabibabwiye, hari umuntu wari wabantumyeho yifuza ko yabaha impano nyine iri akoreka, nta nubwo nayiguhaye, nayiteretse hari fashe. Ga ni umuntu wabakunze rega. Wow. Ariko nk'uko nayizanye ariko adifunze, bagenda uze kuyifungura gahoro. Wayifungura kuri kamera se? Cyangwa se ndayifungure nta kibazo, byaba ari byiza kugira ngo oya nibyo byiza, kubera ko ndarebye gusa. Urarebye urishimye cyane kuri. Ntago ari abantu bose ngo babone iyo mpano nyine. Umushimire. Utabwo tuzababwira iyo mpano. Njye bisegira amatsiko nyine yohereje. Gusa nyine naramenya n'izina rye, mushimire mbwe ngo wakoze. Mubwira ikiganiro akiro n'impamvu nagakimukunye kugira ngo abone ko numva biremerera. Karimo. Warebye. Tareba bakagira ngo warebye. Ni ntoya bakagira ngo nta kintu kiri. Yego ko mani. Ndabona harimo umuzigo ndabareba nitonze, ntabona nabera hano. Impano ngo niba ari iya famiye ntago. Ni ya famiye. Impano niba ari iya famiye ntago ari ngombwa ko mwese tuyibereka, ubu ni iyacu nyine. Ibyo muzajya mubona nyine ibyo babereka mwebweho nta. Umuntu rero wabakunze cyane, ukuntu mukora cyane nyine mukagerageza kugira ngo umuryango wanyu umere neza, nubwo rimwe na rimwe hazamo utubazo, ariko muhangana nabyo mukabikemura. Ibibazo rega ntaho bitaba uretse namwe n'abandi twese tuba tubifite, gusa biba byiza iyo uhanganye nabyo ntucike intege. Ikibazo ahubwo ni ukugira ibibazo. Agace kari gasigaye kagiyemo umwana, umutima uba uruzuye, undi arashaka kugenda. Mushyire inyuma yawo, mushyire inyuma y'umutima. Hari ukuntu nyine umuhengeka kugira ngo ubuzima bukomeze. Amaherezo akabona ko zaba yahe. Amaherezo nyine akajya guhereza nawe uhereza abo ukunda cyane. Amaherezo iki? Amafaranga?
aya mafaranga dufite amaboko n'amaguru umugabo wanjye basha aho werekeje nawe wumvise ubwo nagize umuntu urukundo kumbi ashobora no kumukunda ariko kubura reka Jackie we ntabwo uratanga nimero yawe kuri YouTube kuri YouTube hari ikinyamakuru dusanzwe dukoraho iriho yarayitanze ariko wumva utuje ngewe aho yumva atuje cyane icya mbere no kwizerana ubu se najya kwa nkabona aragiye sita umwana ngo ndagiye ahantu ntazeka nimba umuntu ashobora kuba ari kuri iyi mihanda ya YouTube turabizi duhuraho na byinshi nanjye Firdaus ubwanjye baranzonga ariko narangiza nkumva abantu nabigenza nte shaka se cyakoze ninde mbajije se wabigenza ariko mwene Shaki mu cyumba cye cyakora pe ukuntu nabigenza si ibintu bigoranye inzu mbamo ntabwo ari yanjye nubatse ndakodesha umugore nababwira ati sokana n'umugabo mujyane yabyanganye nkazinga utwanjye nkigendera hari ikindi nkajya gukodesha kiki imubabarira umugore ajya guha umugabo oya nta muntu nakubita umugore yagiye guha uwo kuko yari yamukunze n'uwo mugabo yaje muri urwo rugo ari umugabo wamwemereye uyu muntu agucinya oya umuntu agucinya amasubwa bakigukunda ariko ku mugabo biratandukanye nubwo nyine njye atari byo ngambiriye biri umugabo wagucinya inyuma ntago ameze nk'umugore wagucinya inyuma umugabo we n'irari ariko ntimugafata amakosa yanyu amakosa yacu se gute ubu se ntabwo twakubitana hariya nk'irari rikaza ukamunkakubita nkigendera nkisubira mu rugo nkajya kwimenyera cyabaye aba yagiye ariko umugore wemeye vuba ati ngiye guhuna asanga uwagiyeho ntashoboye ugashaka n'undi ashaka n'undi shamureke imanza nta imyenda y'umwana kavura karaguye mana we kaze tukavemo we so rero tuzo dusozera ndumva nawe mfite gukomeza kwiganirira namwe ameze ko muzi ko ari igihe cy'imvura nyine mujye muzinduka nta kibazo niyo twasoreza ahangaha cyangwa tukaza gukomeza ko twazanagaruka n'undi munsi noneho tuje kugusura tukaganira byose kumpemba genzaza ni ukuri ndabigusezeranyije ndabizi ko hano mfite abantu bankunda kuri Firdaus Official ni ukuri ko Imana muzamfashe kugira ngo nze no kubona ko ibi bintu biri na seri ndaza kubakubita akarinki kagurura ngiye ndifuza kuza hano none ibintu bimeze neza kandi ndabizi ko nta bantu bya bindi by'abanyamakuru muza mukabeshya abantu mukabashyira ku n'ibinanga ndabasezeranyije ko nzizana abakunzi banjye nibatashyigikira kuri iki gikorwa cyiza mbasezeranyije ngiye ko nzizana sibyo nzashobozwa kose n'Imana ariko nkurikije nanjye ubuzima bwo kubyara nzaza kubera icyo kintu so rero ni umukunzi wanyu nabibabwiye ariko sinzi niba hari uwo murimo munakeka uri gukeka Shaki ntabwo twapfa kumukekaho cyangwa ngo n'uyu nguyu gusa ahubwo wowe yatumye niwe uratubwira ati n'uyu nguyu ndetse ko yambwiye ngo ni sister w'uyu nguyu ko yambwiye ngo ni sister wawe mfite ba sita benshi bitewe nuko ndi imfubyi igihe nta byengera mfite ba sita benshi bakakubera ba sister bakakubera ariko ni benshi ariko byasaba kumbwira ngo ni kanaka uvuze ngo ni sister wawe ndabafite benshi birasaba utavuze ko arabo turi nimwe mu nda nyine ni abantu nyine bambereye sister rero impamvu niyi naje ubundi yakagombye kuba yaje ariko impamvu njye naje nuko atari hano mu Rwanda yantumye nk'umuntu uri hafi yanyu nanjye n'ubwa mbere nje kubareba ariko nishimiye guhura namwe twabanje no kuganirira inyuma ya kamera tutarayishyira mbere yuko twicara numva rwose mufite story mwebwe tuvuga mwebwe numva rwose ndabakunze cyane ku buryo nifuza ko nzajya mbasura nanjye nibijya biba ngombwa nanjye ku giti cyanjye nka Firdaus Official turi umuryango mugaranga barabizi tukavuga duti reka dupange tujye gusura famille Alexander mama Kundwa na papa Kundwa sibyo natwe tubakunde nyine nande ryibuka ngende ndafata Kundwa Tracy Naila mbabyibuka so rero mwakoze cyane kuduha karibu mutazu yaje
kandi ari ubwa mbere. aje amusanga usubwo ibyo bibaho mu muco nyarwanda uwo wagutumye umushimire mubwire ahubwo mushimiye ntabwo wamutubwira ikiganiro arakireba umutubwirire wowe ubwo araza guca ku ruhande araza atubwira kureba ati ari nyine jyewe ashaka kureba reaction mwagize araza kubareba Nukuri twishimye cyane biraremereye pe bantu murebe simbabwiye ikirimo ariko aha twishimye cyane agapfundikiye nukuri gatera amatsiko nyine biraremereye ntabwo twari tubyiteguye wenda ko ishobora niba ari kuzamo amafaranga murabona ntakize ntabwo ndabakira abantu murakoze bashaka kuza gutwara umugore ngo simushoboye niko biraza ariko si koko ntabwo hari umushoboye abareba kure uramureba se ukabona se arasa neza none se abavuga ngo arasa n'umweru udutotsi twaje umuntu asa n'umweru gute kandi ndabona arabyibushye arasa neza arishimye nyine ni kumwe baba bashaka gusenya urugo urabona bitari kuza se ariko Icyambere mujye ni mwirinda ukwihangana bariya ugasenga bantu Imana. nuko urugo rwanyu barugera imyeho kandi bari amafamiye by'amahirwe nagize ni uko umugore ankunda kandi nanjye nkamukunda iyo rero abantu bakundana ntabwo bumva ibintu amagambo abantu bababwira abaguca intege ntubumva kuko yaba yumva abantu bamuca intege aba yaragiye baba baramutwaye utamushoboye kandi ngo ntabwo umushoboye sha umugabo wanjye aranshoboye kandi aramazi nyoko wanyu harya ni iki cyane mama wacu. yaraje aransebya Mana anshyira hasi ariko umugore kuva yabyara nta nubwo aranabisura nta n'igikoma aratuzanira kandi nose yumvaga ari ubashoboye no kwa muganga niyo ahageze ahubwo yari afite gahunda yo gusenya ntabwo ari impuhwe yari agira umugore wanjye Mana we ni ukuri mukomeze mukomere gusa nanjye ntabwo mwanyeretse agahinja mushobora kuvuga ngo mushobora kuvuga ngo mwarabyaye umuntu akabona dore uracyafite wagira ngo harimo n'akandi ababibona se bose ni abagabo nta mugore twakakweretse umwana nta kibazo ariko nyine igihe cyo kumusaba ntabwo kiragera ariko kumuterura biremewe ubwo turaza kumuterurira mu Ntabwo akayaga byemewe. katagira ntabwo byemewe icyumweru wakwihanganye ko kitarashira tutagiye nzagaruka guterura umwana Eh, njye uzagaruka. umva Frida House official mu nshyigikire dushaka ukuntu tuza akanya guterura kuzana umwana Ni ukuri atwikiriye pe. n'ubundi niba utizera ko uwo mwana niba uvuga ko abantu batizera ko wamuteruye atwikiriye n'ubu ntibyakunda kandi ubu ngubu atarasohoka ntabwo wamuterura ngo ubwo tumutwikurure amaze iminsi ngahe yavutse kuwa gatanu ni itatu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ariko si itatu itanu iminsi itanu irashize se ubwo nta makuru ufite kuwa gatanu azaba yujuje siko icyumweru yakuze yewe yakuze niba murabara ibyumweru niba uba uri no kubibara we disi nta n'ubwo baba babireba yewe kubera ububabare mba mfite nyine ngewe nabaraga amasaha buriya uyu nguyu aho yari ari ntabwo yamenyaga ngo ni sangahe kuko yabaga na telefone ntabwo yabaga ayifite barayimwambuye barayimpa ukajya njye warebaga isaha ububabare nari mfite buri ubwo kanya kuko nari ntegereje mfite ngo umutima bagiye wo kureba kumpamagara ngo isaha. njyane utwenda tw'umwana nkabona umunsi urarangiye nk'abandi karabaye ko batampamagara nuko namaze iminsi ine noneho mwamaze igihe kinini kwa muganga ku mana yanjye Sha, twamazeho igihe kinini ari wagize ikibazo se wapi nta kibazo nari mfite ahubwo nuko ibise byari byabuze ubwo byarangiye bagukoreye cesarienne byari byabuze nta nubwo urakira ariko aya mezi turimo Ntabwo ndakira pe. abantu bose babaye ndashaka kuzaza n'abantu banjye ba Frida House official dusigaye turi benshi kandi nabashimira mwese mwakoze subscribe ubu tukaba turi 8,000 8,000 ni abantu benshi buri wese buri muntu wese mu ba subscribers mfite umuntu wakoze subscribe ni umuntu uba unkunda ukunda n'ibyo nkora ukunda nabo nzanye okay ubwo rero mufate buri muntu wese agahumbi yohereze tuze duterure umwana tuze tumwambike tuze tumuhe amata mbese erega turi benshi yes nawe tuguhe igikoma urya isombe uhage je nanjye nigiriye ubuzima bubi imbyara ku buryo mba numva nyine iyo umuntu yabyaba akeneye ibintu birenze cyane kugira ngo ubuzima bwe amere neza uyu bivuna kubera ko wowe nyine agerageza ntuhure nabyo nawe ntabwo nkagira gute oya nibyo byiza niko kuba umugabo kandi shaho nicaye iyo mbonye ikiraka ndirukanka gikubita Hari igihe- abana umugore ubu ngubu asanga yashoje ari bukenera ikintu kandi atabasha kujya kubona ngo gishake Hari igihe abikora kumuzana ngo yishara hakune urabona ko twicaye nukuza umuntu amufashe gake gahoro kuko Ntabwo ntago ndakira ntago neza. arabasha kugira urumva ko yabanje kubabara cyane hari kugira ngo umwana agere ku isi
so rero ndifuza ko twabasura n'umuntu wawe wifuza nko kubavugisha nk'uko n'uyu nguyu yababonye kuko ntago yambwiye ko mutarahura amaso ku maso gusa bakunda kuko nawe yababonye akavuga ati aba bantu ndabakunda kandi n'ubundi yarabahamagaye nuko atabwiye ati hari impano nabageneye yarabahisha ariko nyine muraziranye arabavugisha araza kubahamagara n'ubundi so rero niyo mpamvu yambwiye ngo arabivugishiriza namara kubona ko byakunze ko tumushimiye yego rwose yaduhaye impano ikomeye iremereye ikwiye umubyeyi wabyaye nababwira ngo n'undi muntu wese wabakunze kuko muri famiye nziza kandi ababyeyi iyo babyaye tuba tugomba kubahemba na pampa y'umwana ibikenewe numva mwababwira nimero rero nanjye abantu banjye kugira ngo n'undi wese wifuza kuba yabavugisha cyangwa kuba yabaha amata y'abana nicyo ngicyo uyitangiye kuko ntago nashaka kudusura yego n'uwashaka kubaganiriza nyine byose kubasengera reka umugabo avuga iki nta kibazo niba urayije ubwo ari we wese nta kibazo niyo turi umwe njye nawe ivuga iyawe nta kibazo nimero yanjye ni 07 71 55 083 ni amazina nayo ko nawe ushatse wazayibaha Alexandre wa Nyirigira bazajya bayinyaka ndabizi abatabashije kwiyumva neza rero twishimye cyane kuba nabasuye nanjye nibwo bwa mbere nsuye umuntu w'umubyeyi kuri kamera ariko n'undi si ukuvuga ko nasanzwe mbasura naga mbasura nyine kwaje yego ku giti cyanjye nyine nkavuga ati reka nyine nsura inshuti yanjye ariko mwebwe ntabwo mwari musanzwe muri inshuti yazanjye ariko ubu mubaye inshuti si ubwa mbere si muduhuye amaso ni ubwa mbere ariko si ubwa mbere njye mbabona wenda nanjye si ubwa mbere mumbona gusa ni ubwa mbere face to face gutya ariko ese umuntu wakudutumyeho niba turi inshuti wowe mwamenyanye mute nanjye nyine nuko disi nawe ni murahura n'undi namumenye kuri social media ntabwo nanjye murahura turamenyana aramfasha arabwira ati rwose firi ndagukunda none namwe yarabakunze amaze kubakunda ati noneho ubwo uzashyira umuzane kuko ndi kubona no ari wowe kumuzana nanjye uzamugeza hano sinzamukaza kaza byoroshye akanadusura ariko akareba uburyo n'umwana. tuvugana mba numva nyine muzi kubera ukuntu tuvugana cyane twisanzurana nyine mba numva mu bitekerezo byanjye muzi kuko mba numva atari umuntu ntazi kuko umuntu utazi nyine nta bintu byinshi mugirana ariko kubera ukuntu tuvugana cyane anyizera cyane nsigaye numva muzi kandi namwe nabahamagara iyo tutungurwa ubati kumbe ni wowe icyo nicyo yashakaga rero kuko muvuze ntabwo aba ashaka nyine hari abantu baba bashaka niyo mpamvu aba yabikoze hari abantu bataba bashaka nyine kumvikana ko bakoze ikintu runaka rero ariko akavuga ati video yatambutse ubwo n'imbere y'Imana byagaragaye n'abantu babonye ko hari abantu bakiriho bajye bagira ubumuntu rero akavuga ati ibyo by'amazina hari ababaza amazina y'abantu turayavuganira mu gikari namaze kubona ko byakunze basi wowe ntabwo uhamagara mbere y'uko twebwe atubwira duhamagara umbwira ati bishimye cyane wagiye kuza mwahanye gahunda ubazi ko hari akantu nari ndimo nibaza nubwo nagize mwese ndi kubona muri beza iyo kuri kamera gutya nka Shakira nakubwiye nawe ndakekana umuzungu nkawe none harabarusha ubuzungu niyo muri kuri kamera gutya nkawe Shakira umugabo wagatanga nimero kandi urabona ni umusore mwiza reka mvuge umusore mwiza ya nta kibazo byose birajyanye ntacyo uri umugabo mwiza pe ariko nawe ntabwo kuyitanga ugira ngo ugende naba ntuje kwitanga nta kibazo bari muri Kigali mbese urumva utuje ko nimero ayita ni mwiza ni ukuri nubwo utaburya urukwavu ariko ujye wemera ko ruzi kwiruka sibyo atanze nimero urumva nta kibazo baramutse bamuhamagaye cyangwa n'abandi bamukunze nk'urw'umukunzi ntabwo ntanze nimero kugira ngo habe umuntu akurebaga guhamagara akavuga ati ndabizi ufite umugore ndabizi no ariko nawe ndifuza ko byagenda gutya bigenda gute uko utekereje ntabwo ntekereje ugiye kwibaza umuntu arifuza nyine ko mwabijyamo neza we aba yifuza tujya mu biki nyine bimeze urukundo si urukundo hari umuntu ugira imitima ibiri se nkagira umutima urabona nk'ubu urabona ubuzima mubamo ni ubuzima buciriritse nyine busanzwe kandi umuntu ashobora guhamagara afite n'amafaranga ukareba Shakira wiri gukuvuna amvuna ukuvuna wese we kuki atahamagarwa n'abafite amafaranga nawe
akareba uburyo nanjye nirwa ubundi icya mbere ni ukwizerana njyewe atabona ngo ibyo yifuza byose. ndamwizera ntaranyizera Shakira nito ntabwo ntanze nimero ngo mpamagarwe n'abakobwa abafana abafana abadukunda abashaka kudusura cyangwa abashaka guhemba umubyeyi kuko aka kanya rwose kuva twabyara nta muntu urahemba umubyeyi ninjye wamuhembera mufite abafana famille yanyu tugomba kubahemba nanjye abanjye bo kuri ntabwo ntanze nimero ngo abakobwa ngo bavuze ngo nagukunze ngo udashaka kuko gute se byagenda oya bafashe mu famille mutima yacu wanjye harimo mfite umutima umwe umutima umwe harimo umugore wanjye murakoze cyane rero reka mbashimire ku mwanya mwabaye nsoza nyine kubera ko imvura iraguye ikatanyagirira kamera ibikoresho byacu bikangirika tukazabura uko tugaruka niko bimeze kamera so rero reka mbashimire mwakoze kuduha umwanya n'uwitanze ko iki gikorwa akoze cyo kubaha impano nawe yakoze cyane thank you kabisa ni ukuri nawe wakoze kudutumikira wakoze gutumikira kuko wavuye wakoresheje amafaranga umwanya wawe uza mu bintu mbese navuga ko we nta nyungu wari ufitemo ariko ari urukundo rwawe rukoresheje gusa nawe wakoze n'uyu mufana wacu nubwo tutaramumenya ariko ubwo turamushimira mu gikari twamaze kumumenya akoze cyane Imana bamugisha imvura irabidobeje